So aha rero nkuko mubibona ni ahantu turi kurira umuceri uryoshye namwe tugira ngo tubararike ariko ntabwo bagira umuceri gusa bagira umuceri bagira ifi bagira bahana gutekera burya n'ubugari wanabishatse bagira n'ibyumba byiza cyane bagira ahantu ho kwicara hejuru ukabureba Kigali yose hejuru meze nk'umuntu uri mu ndege tugiye kubabwira hariho urumva ujye muza muhatembere bagira ko ikintu cyo ndabakunde bagira ibyumba byiza cyumba nkuko muri muragenda mubireba bafite ibyumba bifite amasuku bifite amadushe meza amatuwarete meza abona ko bene data nimo ndavuga birira ariko nta kundi kuba kwisi ko bimera ibyo biraryo uyu muvandimwe yambwiye ko atarya inkoko ariko nimba yigiye kurya inkoko hano TV show ni banga after banga twabazana filimi y'akataraboneka mu Rwanda Ikibi series mama yarapfuye papa nawe arapfuye ubundi ese ko Kipa na Fieti bafushije ababyeyi babo bazabaho gute bajyanwe kuba kwa nyirarume Netani bizeye ubuzima bushya ese koko ubuzima bushya bizeye baraza kububona kwa Netani aho kurindwa basanze ubuzima bubi ndetse n'akarengane baratotezwa buri munsi banashinzwa sida batigize bagira ibi byose ni umugambi wo kubambura imitungo basigiwe babivuze ukuri koko nyukorume akurya kuruma mugahinda kenshi Kipa na Fieti bagerageza kurwanira ukuri kwabo ese bazabasha gutsinda ese ukuri kuzabasha kujya ahagaragara ikibi cyose kibaho wagira ni njyewe cyaremewe iyi ni inkuru y'ubuzima bwanjye kurikirana Ikibi series kuri Nanjye TV ukore subscribe itazagucika utari kunywa kamushimire ko nyine witabiriye ubutumire bwanjye wakoze cyane kubiha agaciro kwigomwa umwanya wawe ukanyitaba wakoze cyane naraguhamagaye mu minsi ishize urabizi naraguhamagaye gusaba nyine uyu mwanya ko twazahora tukaganira nakabaye narabikubwiye kuri telefone ariko cyari ikintu cy'ingenzi byasabaga ko biba bisaba ko ubibwira umuntu areba n'amarangamutima yawe ukabimwibwirira nyine face to face kugira ngo yumve ko ibyo uri kumubwira bikuvuyemo atari ibintu byo gupapira. Ni amahoro se? Ni amahoro se? Yego, ni amahoro ndetse navuga ko ari amahoro cyane nuza nyine kubyemera. Bishobora no gutanga amahoro, ushobora no kubyanga, ariko urumva nyine uramutse ubyemeye biraba ari amahoro cyane. Ni wowe mbese uri butume biba amahoro. Akumva teza amatwi. Ndaciye ku ruhande hashize igihe bitekerezaho, urabona ndakuze burya iyo umuntu ageze mu myaka nk'iyanjye ntaba akiri umwana, aba ashaka kugera ikirenge mu cy'abatubanjije. Igihe maze kuri iyi si ntabwo ari gitoya, natekereje ko nanjye nagera igihe nyine nkubaka umuryango, kuko urabona ndimo ndasaza. Rero mbaranganya amaso mu bantu bose twahuye, nsanga umuntu ngomba kubwira icyifuzo cyanjye ari wowe. Nakugira inama? Sinzi nimba nabyita kungira inama, ahubwo no kugusaba, ndifuza ko wambera umugore.
cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm about it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, rolling like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top, for the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Yeah, 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 yeah. Oh, and I know you love the way that I'm gon' keep going. Yeah, 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 came through flexing, cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go, my scene, and they be hating. That's such a lame thing, yeah, y'all be lame teams. I could never ever go outside like that. Yeah, my people got my back, and I know that that's a fact. So I won't worry about a thing, I'm gonna keep on burning track. Do you get what I mean? Umuntu akubera umugore mutarakundanye, mutanaziranye. cyo kutamenya nacyo ntabwo ari cyo. Ntekereza ko kuba tuziranyeho turaziranye, ntabwo ari ubwa mbere duhuye na, urabizi ko twigeze duhura no mu rugo hariya cya gihe mu modoka. Rero ngeyo ndebye umuntu ntabwo ari ngombwa ngo duhure cyane twikubane, oya, urabona ndi mukuru nyine. Nabitekereje rero ndavuga nti ahubwo icyo nkubaza, kereka nimba wenda hari undi muntu ufite ariko ubaye utamufite wangira umugabo nta kibazo. Nibyo ngiye nuko n'ubwa mbere ibintu byumvise muri ubuzima. None se wowe uraje wisunsaba kubana nawe utansabye urukundo ngo dukundane, dore n'ubwa mbere nayo nkubonye cyagiye nabwo dukubitana ukuntu hurira mu bintu bidasobanutse nkubwira nabi ngo sibwo duherukana cyagiye. Ndabyibukaga wikirirwa ubisubiramo uko wambwiraga buriya byose narebaga nyine icyo haraniraga cyari ikintu cyanyacyo. Niyo mpamvu ngiye kukugira nk'umugore ni ibyagaciro. Ese ntekereza ku muntu ufite umutima nk'uriya, ngiye rero ntabwo bigombera ngo kugira nk'undi umuntu bisabe ko nikebagura ngeho nshyashyane mfurupfuru bihoya, mba numva nyine ngukunze bihagije. Kandi iyo niba nkubwiye ngo ndashaka ko wambera umufasha, ntabwo nabikubwira nyine ntagukunda, ahubwo byangora nyine ugiye kunsobanuza byinshi. Ubundi icy'ingenzi ni uko njye nkwifuzaho ko wambera umugore gusa, kandi ubu niyo mpamvu twicaye aha ngaha. Narabiteguye rero byose, ntabwo ari ibintu uri bunyemerere ngo binatware igihe kirekire, kubera ko nifuza ko byaba nko mu kwezi kumwe haza gufata irembo mu rugo kugira ngo nyine dutangire amaprosedure yose ajyanye n'ubukwe. Anything you want to drink, ikintu twakwakiriza, wine, juice, water, anything you want. Oya, nta kibazo rwose, meze neza, njye nagorega ngo ndakunywa nishakira amazi ariko n'ubundi nta nyota mfite. It's okay, beautiful. What are you screaming to say? Murakoze wazi. Urakoze gushima.
It's okay, it's okay. Nta kibazo rwose urukundo ndarukwemereye. Ariko nagusabaga rwose ngo ibintu by'ubukwe tube tubiretse tubanze dukundane tumenyane pe. Oya kumenya nabyo turaziranye. Kumenya nabyo si ngombwa kuko uzagenda umenya buhoro uko abantu n'ubundi umuntu ni mugari. None se ugiye kumenya ko byagutwara n'imyaka 20. Abantu ujye ubona babana se mu myaka 20 bakaba baratandukanye. Buriya rero nibwo abamumenye neza. Bivuze ngo ntabwo wamenya nanjye sinakumenya kireka tubana ibyo byore dutwara umwanya ahubwo niba ubyemeye impeta ya fiançailles wayambaye nuko nguko bigenda igisigaye ahubwo no kumpa umwanya ukambwira ko wemeye ko nzaza gufata irembo ngahita mbwira abasaza bakitegura nanjye noneho nkabwira na mushiki wanjye amubwira ko mfite umukobwa nakunze kandi nenda nshaka gushyira mu rugo kuko inzu yo namaze kuyibona imeze neza iryoshye ibintu byose biri ku murongo kandi umva nyuma yuko wambitse umuntu impeta nta kiba gisigaye. Wakwihangana gato se nkajya mu mwiherero? Nta kibazo rwose. Akoze nawe. Urugamba rutoroshye ko nanjye nigerezaho none uburyo nitera amajeki se uyu mukobwa yaza kunyanga ariko ubuzibandwa nzerekeza Akoze yanyanga guta ubundi umuhungu hanjye y'ibwogari umeze utya ntabwo yari kunyanga njye nabi. Oya nta kibazo rwose. Okay, normally I do like type like yours. Nampamagaye. Ko wihuse ugiye gutaka kano kanya? Nzi sinagenda. Oh my god. Okay. Kwazongera guhura cyangwa se tukongera kubona? Birahagije nta kibazo. Sindahabonye. Nzajya nza. Nta kibazo. Nze mbasure. Nta kibazo reka nijyana ahubwo nzagaruka kubasura. Ata no guteye uko sawa mugaye kuri hano Julliette turamuzi. Ende Julliette kimwe cyundi cyabaye cyasaze uyu ni waguteye inda. Julliette turamuzi. Cyane cyitari kompani Kirakaje. Uyu ni wakurungurutse. Kirakaje.
ufite ikihe kibazo wowe? Julliette ari hehe? Julliette uramuzi akira kaje. Nakumenye cyasaze none. Kina nakaje. Reka nkubaze wowe nata. Ufite ikihe kibazo? Inkari. Bira ni inkari. Ubwo cyanyayemo. None wasaze. Wasaze wowe? Wasaze. None ngize na ariko ngo Julliette wanata. Nata. Meze neza? Yego meze neza. Ai, kanarona kumira none. Siyo ni Natali narinzira. Twese bitambara by'abagore mu mutwe. Julliette wanje we. Umva. Julliette rero yakorogesheje. Bino hazumbwira. Ndi gukubwira nyine. Niwe waguteye inda y'intombwa. Umwe nwitiye nyine umuzi. Umwe nakubwiye. Ubusaza kubera azaba papa w'umwana. None hareka nkubwiye. Nyine urabibona Romeo Imana byancanze urugamba ndimo ko sindakomeza ndurwane. Ndabwirizwa kururwana kandi ngomba kururwana nkabikira. Nise mama kutambwira umbwire erega urwo rugamba umuntu yagufasha no kururwana ariko ntabizi se nabigenza. Ushobora byose. Bise Jori nyine ndikumva ntago nzi gusa Romeo. Julliette urumva nyine ngewe yambwiye ko nyine banza ubyumve rega gukiri kumva ko ari ibintu byoroshye. Reka wigira ikibazo mbwira turi hano kugira ngo tukumve mama. Tubwiye nta kibazo twebwe icyo dushobora turagikora. Yangira urugamba ndarushobora kuko mwabana mwe urumva Romeo nyine se Julliette si mwabanye. Yego. None se mama ntago ndasobanukirwa. Nyine banza wumve Julliette aratwite. What? Atwite inda yande? Inda yande? Julliette atwite inda yande? None se ntabwo mwabanye nk'umugore n'umugabo? Oya. Romeo ntabwo kubana twarabanye. None ku buryo inda ari yanjye se? None ko ari kuvuga ko inda ari yawe? Yari kuvuga ko inda ari yawe? Ngaho mbwira ukuntu biri bugende aratwite hari Julliette turi aha ngaha ngaho nimunsobanurire uru rugamba najyemo mbwira ukuntu ndi bururwane n'ukuri kw'Imana nimubimbwire pe Imana yanjye turi ahubwo nguriya Amen Yesu uramubonye iriya nda y'umukecuru urayibonye mugaka sha Oya wica baretse guca imanza abantu uzi ko ari yo mana we sabaye witonze twabanza twamenya ibyo yararimo ibicarimo oya mani ntugaje ibicarimo tubibona ndamutuma sibyo ndagutuma kunkorera gahunda ahubwo akijyamuze urabona arabashyigikiye oya mwana ba witonze guca imanza uretse yewe uretse wabaye uretse guca imanza cyuma kandi nawe uvutisha ibintu bicaye ko wagira ngo ibintu ndi kuvuga urimo urabona nkaho ndi kwigeresha ariko wari wakundaho umuntu ukamubona umwe kigo cyo shani we niwe ariko mwene byashyana ngo ni Julliette arabizi ibyo namutumye kunkorera yarangiza akaba ari kumwe n'undi uyu mukecuru arabizi nawe ngiye kumwica kuko noneho we andwajeho ariko ibazi inda y'umukecuru ikigoryi iki murozikazi uriya ni n'umurozi ahubwo ndashiruka banandoze Julliette uretse guca imanza no gufata imyanzuro ihubutse ubwo n'ikisigare kukugambanira Julliette wagiye utuza njye nuzi icyo ariko kuca imbambaro utari ku ruhande rwanjye igihe cyose Julliette hari icyo nakora ngo nkwereka ko ndi mu ruhande rwawe ndi kubibona disi ushyigikiye iriya shyano ry'umukecuru hanyuma ibirarimo n'ibiki bakundebera se wakwitonze waretse kwikansibera sigarana Julliette turacura nguriye sigarana Julliette mama ndibira ibintu bikuze shaza wa ibyo byihorere ingegera y'umukecuru iza makuru yanjye namubwiye ibintu byose amubwira amabanga yanjye se mubwira ukuntu ntite mubwira guhera kuri rimwe kugeza ku 10 none debera hariya buriya arimo aragenda arababwira ibintu byose
ahubwo buriya bari no gupanga kunkurira nini. Julia man tuzi. Akunda ndatuzi ikintu ngiye watuza. Julia. Ariko reka nkumaziza wari wakunda. Watuje. Ugira umuntu byibuze wowe wakunda warwanirira. Uzi ukuntu ukunda ruryana. None uwo ntwitiye niwe. Umukecuru ndi kumwanga. Ndumva mwanze ku buryo no kunukira hari. Zawa Romeo wanjye ngiye kumubura. Oya abantu bose batajya banshigikira. Oya Julia ngereka nkubwire. Bye nabonye ura mu mara umwana mwiza. Kurikije ubu umuntu nabonye afite n'umwana mwiza. Tuza ntabwo avuga nawe. Ko Julia. Julia akuba ikigoryi muri wowe. Tuje. Mama mwiza nuriya ubwira ibintu ngana bibazi umuntu ari umuntu ndamutuma ngakureho umuntu mbangamiye mubwira umuntu uri gutuma nibana na Romeo kuri mama n'umwana mwiza nta kintu yagutwara. Umwana mwiza kugambanira. Umwana mwiza. Uri kubona ari umwana mwiza. Ibyo uri gukora uko nari byiza. Julia. Ego. Hanyuma umwana mwiza n'uri kuvuga. Uri kunchinyuma hejuru kumubwira ibintu akayanza akajya gushigikira abandi. Tuza. Ntuzi ariko ndi kumva umushigikiye sibyo? Tuza. Ego se wandaya we. Wa biche wa sinichu. Kwasa. None se. Reka nkubaza. Uzikumye no Natani yasaze. Nese nabyo uri kubona se. Bari babimbwenda bipinga uziko yasaze. Mwana we. Nata wasaze. Ngaho nyine. Uze ninde uzandongora koko. Ngaho nyine. Umusubu mbaye wandi. Umusubu natewe nda n'umusazi. Nyine ugiye kuzana ikinyendaro nyine mu. Natani yasaze. None byagenda bite? Ikinyendaro bakizanye rwose cy'umusazi. Umubyariye mu rugo. Julliette. Natamumaze ibiki koko. Ushaka akaji. Ufite icyaka. Umva yisariye Julliette ntabwo uri kubyumva. Akira. Urashonje. Nata. Karara. Mba nkubaza. Umeze neza yowe cyasaze shawe uko cyasaze. Kimeze nk'ikigoryi. Uravuze. Akira aho nyine fata umugoko nyine kujya kuvuza nyine. Njyewe njya kuvuza ikimara. Uramuvuza reza siyaguteye inda. Yo kukivuza n'iki? Ukira umugozi usimbuke. Ndabona ubyibushye cyane. Iwe bose bitese. Kiri kunuka. None se Julia ni iki kibazo se ko? Ni iki kibazo? Nkoze iki? Cyakuzuri mana we. Ndi kwicuza ikintu cyatumye nkumenya mu buzima bwanjye. Ko wowe ngaho se mbwira ye. Wari uko cyane. Cyangwa nawe waramukunza ahubwo bazamugushingira. Inde. Umvuga uramuzi ntuhongeye no kunsubishamo wandaya we y'umucecuru gusa. Kristo uko bigira beza rero ni nako bari babi cyane inyuma mu mutima uwakubona sura mawanganye nakubicire ibintu byose ntubizi nkakubwira ibintu nkakubwira ibyo nshaka warangiza wari kumwe nabo se ahubwo mbwira ibyo mwangambaniye ibyo mugiye kunkorera mbimenye kuko ntuvanga ntabimenye cyakoze urambabaje noneho ndakwanze hahandi. Oh my god yasuko Julia nuko ntekereza se bara nuko ntwara nyine ukarubyesu none se Julia ariko rero Julia ati sinzi n'abatarabikubwiye si we wantumye ngo mugendere kuri Julliette mbariza amakuru yose menye ukuntu ameze kugira ngo nyine tubashe kumufatisha za gahunda zice bahore n'ubwo n'umwana nibyo nukuri ko Imana narindimo za gahunda kugira ngo nyine Julliette mufatisha nuko sinkicara ahubwo ngenda nezi ko ngubu wambona ntabwo nzi ko watubonanye ntabwo nzi ko watubonye rwose bazirezo gahunda narindimo mvuga nti ngewe Julia nzamuha amakuru yose ko Julliette yarangiye kuko nibyo ndi kujyamo sindi kwicara ndagukunda mwana wanjye gende wangiye masine kuvuga ko ngukunda ndi kurwana urugamba rwa rwo rwose nta n'umunsi Julliette akwinjirira amenye ibyawe Romeo ndagena hamugira ruhande
wewe nta makuru wamenye wabyitegereje neza sonye ukuntu yahise amera Julliette ukuntu yahise aba amera nk'ikibwa gishaje ndimo kubwira Romeo ndamubwira nterese umugore kuko Romeo afite ukuntu namwinjiriye ndamwikundishwaho ndavuga nti niwe mukobwa mukundana ati ntego ntuzamushobora se ko namenya kwindana n'abahungu benshi ngo hibeshye ko ntego ko ntinakubwira namumutamitse nuko utabibonye Romeo amukubise urushyira njya mukubita urundi urutambaro cyane urwo rwagusaje urutambaro gusa rwagusaje oya rekura Julliette Julliette yanda y'i Kigali Julliette uramuzi imyanda y'i Kigali imwe yo kuntwaye niko nata twaye imodoka jyama nyiragutware gutware ushaka amadarubindi nawe amadarubindi gutware ko muri kumfatanya nagufatanya ikisa nyine tegereza isi kubone nyine igiye kukota iki cyo mushaka ibirayi babareka nikomereze nigendera aho nari ningiye kiri ibirayi nagiye genda wowe mana we ushaka kujya guteka uziko nkamwikima sate washonje ibirayi byarakuze ayiwe iki ariko kumana yanjye niko kazi ndimo si mwana ugura kumva nge nakubeshya gende kukurwanira urugamba reka nkubwiza ukuri iyo nakunze umuntu ngiye Louise ibintu byose byo mbyinjiramo ubu ndimo ku mpande zose ejo bundi si Romeo ushaka babanza umbwire cyangwa umbwire ngiye mbivemo kugira ngo n'ubundi urumva baze nawe nko kwifata gatutu ku muntu w'umubyeyi nkanjye ngo ndindaya ngo ndashaka Romeo mbwira wowe urashaka Romeo cyangwa ntabwo umushaka naserwe nkwizera Yesu wabamba na n'ubu se uracyari kunshidikanyaho usuku narimbabaye ntabwo watekereza uburyo kinarimbabaye mva rata herigeze wamwe kuri zawade mvarakaza wa usiko n'icyo twabiganiriye umwana w'umukobwa ugendera mwikundiye sanga afite n'ibibazo anambira ibibazo yageze aho ngapfusha ababyeyi be yagiye agira utubazo twinshi na kandi nyine mfata kandi ngiye kurwana kuri uyu mwana kuko ukuntu nkwikundira pe ndarwana none se uko utangiye kujya ntuka ngamba ukomeze rero bikore gutyo sibyo ukomeze bigiyemo rwose ubwo nizo nshyamuhaye ni nkeya ku buryo azajya namukubita kuryo niyo njya no kumujya imbere azamukubita wenda n'ikimamiyo cyangwa se n'umuhini n'umupanga akanamwicira ariko ya Romeo bamwishe bamufunga kandi ngiye ntabwo ushaka ko Romeo bamufunga cyakoze aho wamwica we bakagufunga wenda akagira igihe gitoya bagufungura none se dufatiye plan niba mbasha kumukubitisha ubwo urumva ikindi kigiye gukurikira ari ikihe kumwicisha nyine erega bikore vuba sinuziko n'umwite usindi njye kubyara umwana akiri ibintu bigomba kwihuta vuba sibyo nibyo Louise yego agomba gupfa byo rwose ni nk'itegeko pe agomba gupfa none se nyine njyewe nyine ukuntu mbibona cyangwa se wenda nyine nawe ubyemera nyine nje Julia yarambwiye urabona ko nyine gutwita aransaba ngo nyine aze aba ari hano mu rugo nyine tubane nawe nyine tubane nawe ariko wowe nyine mutabonana si sheri buretse gato ubu ibyo nibyo bitumye umpagarika uninza kujya mu kazi kugira ngo mbwenge Jori ashaka kuza kuba hano